Ndabaga TV, urubuga rw'amakuru n'ibitekerezo. Gahoro igondugendo. Uburenganzira bw'umuturage. Ndabaga TV, Gahoro nirwo rugendo. Ndabaga TV. Ikaze kuri Ndabaga TV, urubuga rw'amakuru n'ibitekerezo. Uyu munsi turi ku wa kabiri, tariki ya 7 ukwezi kwa Nyakanga, umwaka wa 2026. Nk'uko bisanzwe ngewe turi kumwe n'Indabaga Constance Mutimukeye. Mbere yo gutangira nkaba nakomeza kukwisabira niba utarabikora kuduha subscribe, ndetse kuri mwese mwarangije kubikora ndabashimira, kandi kuri mwe mwese muza kubasaba kuduha like, gusangiza abandi iki kiganiro mu gihe mwaba mwagikunze, ndetse no gukomeza kuduha ibitekerezo byanyu. Akenshi birakwiye ko umuntu yabaho yibaza umugani azasiga kuri iyi si bitewe n'ubuzima yabayemo, ubwiza cyangwa ububi. Abantu benshi tuduhanira kuzasiga umugani mwiza ndetse n'umurage mwiza. Uyu munsi tugiye kureba ku Banyarwanda babiri batandukanye mu kuba umwe yarasize umugani mwiza, urugero rwiza buri wese akagombye gukurikiza, n'undi urimo uragenda akomeza kwandika umugani mubi, amateka atazibagirana mu Banyarwanda. Turatangirira ku mateka ya General Fred Ibingira, utarasize igihumeka icyo ari cyo cyose aho FPR yanyuraga. Turaza kurangiza ku mateka y'umwami Gisanura ugereranywa n'umwami Salomo wo muri Bibiliya. Nimujye kure. Ushobora gukanda kuri subscribe, ugakanda kuzogera, kuri like, share, kandi ugatanga n'igitekerezo cyanyu. Mu gutangira reka tunyarukire gato mu Rwanda, aho ejo bundi agatsiko k'amabandi n'abicanyi kabe u Rwanda kizihije umunsi kibohoye, ariko kakaboha Abanyarwanda. Mwirebere namwe kuri iyi shusho uburyo Abanyarwanda bayigenjeje, bagiye bayica, birumvikana ko badashobora kwivanaho, ariko bereka ako gatsiko ikibari ku mutima. Bagiye bashwanyaguza iyi shusho, murabona yuko nta n'icyumweru kirashira, igice gisigaye cy'ishusho ni gitoya cyane. Bagiye bakataguraho ibice, ni bya bindi uvuga ati umunyarwanda wese azi icyo abitse mu mutima we. Reka dutangire twumva amateka ya Generali Ibingira, utaragize icyo asiga gihumeka cyose, aho yanyuraga, aho FPR yanyuraga muri cya gikorwa cya killing machine. Fred Ibingira, umwicanyi wahitanye igihumeka cyose aho FPR yaciye. Mu bihugu byinshi ku isi hagenda hagaragara abagome, abicanyi byahamye, maze ibikorwa byabo byibasira inyokomuntu bikazatuma batibagirana mu mateka. Ni muri urwo rwego u Rwanda rwo muri ibi binyacumi birenga 3 by'imyaka rwagushije ishyano ryo kugwiza abicanyi. Bamwe barabihanirwa, abandi barabihemberwa, barimo n'uwo tugiye kurebera hamwe, General Fred Ibingira, umwicanyi wanafatiranywe n'amashuri hafi ya nayo, maze agatozwa ubwicanyi bwari bugamije gukora ikiswe killing machine, kugira ngo aho FPR inyuze hose ntihagire igihumeka icyo ari cyo cyose gisigare nyuma, ndetse abihererwa imidari myinshi mu bihe bitandukanye. Fred Ibingira ni muntu ki? Fred Ibingira yavukiye muri Uganda ku itariki ya 15 Nyakanga umwaka wa 1964, aho ababyeyi be bari barahungiye mu myaka 5 yari ishize. Abanza kwitwa Byiringiro, yaje guhinduramo Ibingira kugira ngo yisanishe n'Abagande, maze agire ibyo abona bigenewe abanyagihugu nko kwiga, ariko we ntibyamukundira kuko agitangira amashuri ye mu ishuri rya Gisozi Senior Secondary School muri Uganda, yahise arivamo ajya kuragira inka z'Abagande ngo abashe kwitunga no gutunga umuryango we,
wari umaze gutatana kubera ubuhunzi no kuba nta kindi wari ushoboye uretse korora. Ibintu byatumye benshi bahunze bananirwa kwakira ubuzima bw'ubuhunzi bazira umukeno. Ku myaka ye mikeya abifashijwemo n'abandi banyarwanda bari barinje mu ntambara ya Museveni yiswe Bush War, Fred Ibingira yabashije kwinjira mu gisirikare cya NRI mu mwaka w'1984, maze muri Mutarama mu mwaka w'1986 Museveni afata ubutegetsi i Kampala nyuma yo guhitana abasivili batagira ingano. Kimwe n'abandi benshi bari bavuye mu ntambara, Ibingira yaburiwe irengero, bikavugwa ko byatewe n'uko igihugu cyari kikiri akajagari, abasirikare bamenyereye kwica abasivili bakijagaraye mu mutwe, abandi birirwa biyabuza ibiyobyabwenge ngo biyibagize ibyo bari bahuriyemo mu ntambara ya Museveni yasize ibikomeye kuri benshi, haba ku mubiri no mu mutwe. Mu mwaka w'1987 ubwo Ibingira yari agize imyaka 23 y'amavuko, yatangiye guhabwa imyanya mu buyobozi bwa gisirikare, ahanini abikesha umunyarwanda Fred Gisa Rwigema bari baziranye, akamukundira ko bitiranwaga amazina ndetse ko yari umunyarwanda yari kuzifashisha mu rugamba yiteguraga gutangiza ku Rwanda. Muri uwo mwaka Ibingira yari amaze kuba ofisiye, agirwa umuyobozi wa platoon yabaga irimo abasirikare hagati ya 36 na 45, akomeza kuzamuka mu mwaka w'1988 agirwa umuyobozi wa kompanyi yabaga irimo abasirikare bari hagati y'120 n'150, ndetse mu mwaka w'1989 agirwa umuyobozi wungirije wa batayo ya 7, ategurirwa n'ubundi kuzayobora batayo mu Rwanda. Ku itariki ya mbere Ukwakira mu mwaka w'1990, Ibingira wari ufite ipeti rya Liyetona yakuwe kwa Museveni muri NRI, ari mu basirikare baturutse muri batayo ya 7 mu ngabo za NRA Uganda, baza gufatanya n'abandi gutera u Rwanda bari mu ngabo za APR, ishami rya gisirikare rya FPR, ariko ntiyahita ajya ku rugamba, ahubwo mu buhamya bwe avuga ko yarugezeho hagati y'itariki ya 7 n'iya 10 Ukwakira umwaka w'1990, ahita yungiriza Twahirwa Rudoviko Dodo wari umuyobozi wa batayo nshya yari munani zashyizweho na Fred Gisa Rwigema yitegura gutera u Rwanda. Mu mpera z'Ukwakira umwaka w'1990 ingabo za APR FPR zakubiswe inshuro zinyanyagira muri pariki y'Akagera, abandi basubira muri Uganda, kugeza ubwo Major Kagame Paul yazaga ku rugamba mu mwaka w'1991, maze arwimurira mu Birunga. Ibingira ahabwa kuyobora batayo yiswe Mobile Force A. Mu mwaka w'1992 yashinzwe kuyobora agace k'imirwano k'Umutara. Mu mwaka w'1993 ashingwa ibikorwa muri batayo yiswe 157 Mobile Force, anungirije perezida w'urukiko rw'intambara rwa RPA. Rukaba ari rwo rwategekaga ko hari abagomba kwicwa baboshywe akandoyi bagakubitwa agafuni. Iyi batayo y'157 yakoze ubwicanyi ndengakamere aho yanyuze hose, kuva mu Mutara ukanyura mu cyari Kibungo harimo Kayonza na Rwamagana, ugakomeza Ngoma na Bugesera, ukambuka ikiraro cya Rwabusoro ujya mu Mayaga, ugakomereza i Butare na Gitarama, aho yageze ku itariki ya 5 Kamena mwaka w'1994 arimbura abasenyeri, abapadiri n'abandi bihaye Imana ndetse n'abarayiki bari bahungiye igakurazo mu by'Imana. Nyuma haza kuba urubanza rwa Nyirarureshwa, bivugwa ko Ibingira yahanwe ariko yikomereza akazi ko kwica
mu bwicanyi bwakomereje mu burengerazuba bwamenyekanye ku izina rya Punguza Wajinga, si ukwica arakikokereza. Mu mpera z'umwaka w'1994 Ibingira yagororewe kuyobora brigade ya 301 yakoreraga mu majyepfo no mu burengerazuba, akomeza ubwicanyi bwibasiye cyane cyane abahutu bize n'abandi bari bafite uko babayeho mu mibereho. Byose bigakorwa ku mabwiriza yavaga kuri Kagame wari vice perezida, akayashyikiriza Ibingira wahitaga yashyira mu bikorwa, na cyane ko icyo gihe yakoreshaga ibimenyetso kuko atarazi gusoma ururimi na rumwe. Ubu bwicanyi yarabukomeje mu ntara y'Abacengezi, ndetse mu mwaka w'1998 yimurirwa ku buyobozi bwa brigade ya 402 kuko yo itari yarigaragaje mu bwicanyi ku rwego rw'iya 301 atari izindi muwe, ahubwo ari Imana yahabaye. Guhera mu mwaka w'2003 kugera mu mwaka w'2010 ubwo Perezida Kagame yari muri manda ya mbere, Ibingira yayoboraga diviziyo ya mbere ari nayo iba ishinzwe kurinda Kigali. Naho guhera mu mwaka w'2010 kugera mu mwaka w'2018 agirwa umugaba mukuru w'Inkeragutabara. Tariki ya 12 Mutarama umwaka w'2018 ubwo yari agize imyaka 54 y'amavuko, Ibingira yakuye ku ipeti rya Lieutenant General agirwa General Fu, bivuze ko yari abaye umusirikare wa kane mu Rwanda ugeze kuri peti risumba ayandi yose nyuma ya James Kabarebe, Patrick Nyamumva na Marcel Gatsinzi. Nyuma y'amezi 10 ibyo kuba umugaba mukuru w'Inkeragutabara yarabyambuwe, bihabwa Majoro General Aloys Muganga wari umaze guhabwa izo nshingano. Ubwicanyi bwakozwe na Ibingira nka killing machine udafite ikindi yatojwe uretse kwica, bwatumye abona imidari myinshi irimo iyitwa National Liberation Medal, Campaign Against Genocide Medal, Foreign Campaign Medal, Presidential Inauguration Medal, Commander Service Ribbon, Combat Action Ribbon na Community Service Ribbon. Nta muntu n'umwe uzibagirwa ubwicanyi bwakozwe na batayo 157 mu mwaka w'1994 na nyuma yaho, aho Ibingira yakomereje ubwicanyi muri brigade ya 301 no mu ya 402 kugeza yimukiye mu mujyi wa Kigali. Mu buzima busanzwe General Ibingira yashakanye na Marie Claire Munganyinka, babyarana abana 3. Ibingira yabayeho ubuzima bw'umwijima igihe kirekire. Mu rwego rwo kurinda ko uyu mwicanyi yagezwa imbere y'ubutabera ngo abaze ibyaha byibasiye inyokomuntu, ibyaha by'intambara n'ibya jenoside yakoze, amakuru y'ingenzi yerekeye General Fred Ibingira yakomeje kugirwa ibanga. Biragoye kumenya amazina ya nyayo y'ababyeyi be, aho ababyeyi be bakomokaga mu Rwanda mbere yo guhungira muri Uganda, amazina y'abavandimwe be, uko yavuye mu mashuri abanza ataramenya gusoma no kwandika, uko yasomaga amakarita mu ntambara kandi atazi gusoma no kwandika, imyemerere ye mu by'idini n'andi makuru amwerekeyeho yakomeje kugirwa ibanga n'amagingo aya. Gusa amaraso si amazi. General Ibingira umaze kugira imyaka 32 y'amavuko yatangiye kugaragara atanga ibiganiro bigoreka amateka, ndetse akazanamo no kwandagaza abo babanye, ku buryo Perezida Kagame aherutse kwiyerurutsa abwira Ibingira n'abo bari kumwe ko gutukana ntacyo bimaze, bakwiye kugaragaza ibikorwa. Ibi nawe byatumwe kuko inkotanyi nka Ibingira utarabashije kwiga nibura amashuri abanza, nta mwanya wo gutanga ibitekerezo afite, ahubwo ikimubangukira ni ukwibasira abo yita ko batavuga rumwe, akabatuka ibitutsi bya gishumba,
nyamara harimo n'abamurushaga amapeti ariko akabatuka ntacyo yikanga. Umwicanyi Ibingira azibukirwa kuki? Mu ntangiriro z'icyumweru cyashize ubwo yahabwaga ijambo mu nama ya Unity Club iyoborwa na Jeannette Kagame, uyu mwicanyi General Fred Ibingira yivuze ameza byo kujijisha abanyarwanda, avuga ko amaze imyaka 42 ayoborwa n'uwo yita afande, ubwo ni Paul Kagame, akaba ngo ari bwo bwa mbere muri iyo myaka yose yari amwicaye imbere agiye gutanga ikiganiro. Ibyo birumvikana kuko yabagaho ubuzima bwo guhisha ubwicanyi bwakozwe nawe ku giti cye cyangwa ubwakozwe na FPR, aho yagiye ica hose, kuko nta kindi yatojwe uretse guhinduka killing machine, ikica igihumeka cyose isanze aho yanyuze, haba mu ntambara cyangwa nyuma yayo. Muri iki kiganiro Ibingira yagoretse amateka yerekana ko FPR yavutse igamije guhagarika jenoside, ariko iki ni ikinyoma cya semuhanuka gikwiye gukubitirwa hakubuye, kuko icyo ingabo za APR zarwaniraga nta kindi kitari gufata ubutegetsi. Iyo Ibingira anenga abo yita abavuga busa ngo barwanye urugamba rw'inkotanyi, yirengagiza ko harimo benshi bari bamukuriye mu mapeti no mu nshingano, hakabamo n'abamuhaga inshingano zo kwica, nk'uko abivuga mu buhamya bwe, agaragaza abandi bicanyi nka Dan Gapizi, Twahirwa Dodo n'abandi. Nta kindi rero umwicanyi nka Ibingira Fred na bagenzi be bakwibukirwaho uretse amarira n'imiborogo basize inyuma yaho APR FPR yabaga yafashe hose, kuva mu majyaruguru yo za Gatuna kuzenguruka u Rwanda rwose bakwirakwiza urupfu. Na n'uyu munsi ababicanyi bakaba batarunamura icumu cyangwa ngo babiryozwe. FPR wazaniye u Rwanda akaga k'ubwicanyi, gira wigendere ntituzagukumbura. Urugamba rwo kwibohora ndetse no guhagarika jenoside yakorewe abatutsi, urugamba rwo kwibohora ndetse no guhagarika jenoside yakorewe abatutsi, urugamba rwo kwibohora ndetse no guhagarika jenoside yakorewe abatutsi. Ese iyo jenoside bavuga ko baje guhagarika yatangiye ryari? Ninde wayitangije? Reka dukomeze ikiganiro cyacu tureba amateka y'umwami Gisanura ugereranywa n'umwami Salomo. Muraza kureba uko yagaburiraga abashonje, uko yatezaga imbere inzego z'ubucamanza, kurushaho gutuma ubutabera mpanabyaha bushingira ku bumuntu. Nimujye kure, menya umwami Gisanura ugereranywa n'umwami Salomo. Mutagatifu Agustini mu gitabo cye yise De Baptisme yagize ati: Il y a quelque chose de catholique en dehors de l'église catholique. Ugenekereje mu Kinyarwanda yavugaga ko hari ikintu cy'ubugatolika inyuma ya Kiliziya Gatolika. Icyo kintu ni ubutagatifu ku batarabatirijwe muri Kiliziya Gatolika. Kuba rero abanyarwanda batabatijwe bari bazi Imana si umugani wo guca ku manywa. Ni muri urwo rwego tugiye kurebera hamwe umwami w'u Rwanda Mibambwe Gisanura utatinya kugereranya n'umwami Salomon wategetse muri Isirayeli agaca imanza zananiranye, kimwe neza nuko Gisanura yabigenje mu manza yaciraga i Mutakara, ubu habaye mu karere ka Ruhango mu ntara y'Amajyepfo, aho yaciye imanza ebyiri zamenyekanye cyane arizo urwa Kamegeri n'urwa Mikoranya, bombi bari abatware ku ngoma ye. Mibambwe Gisanura ni muntu ki? Mibambwe wa kabiri Sekarongoro wa kabiri Gisanura yabaye umwami wa 17 w'u Rwanda kuva mu mwaka w'1609 kugeza mu mwaka w'1642, asimbuye se Kigeli wa kabiri Nyamuheshera 1526 kugera mu mwaka w'1609, asimburwa n'umuhungu we Yuhi wa gatatu Mazimaka 1642
kugera mu 1675 wagejeje u Rwanda hasi hatagira munsi yaho. Ibigwi bya Gisanura wabirebera mu buryo bune bw'ingenzi, ari bwo igisobanuro cy'izina rye, umurage yakomeye kuri se Nyamuheshera, umurage yakomeye kuri nyina Nyabuhoro, imiterere ya politike yo mu gihe cye. Icya mbere, izina rya Gisanura. Mbere yo kwima ingoma, uyu mwami yitwaga izina ry'ubututsi rya Sekarongoro. Yimye ingoma afata izina ry'umwami rya Mibambwe, ababaye Mibambwe wa kabiri Sekarongoro wa kabiri, kuko umwe mu bakurambere be Mibambwe wa mbere Sekarongoro wa mbere Mutabazi yari yarategetse u Rwanda kuva mu mwaka 1411 kugeza mu mwaka 1444. Kugira ngo rero babatandukanye, abiru bahisemo kwita uyu wa kabiri Gisanura, bisobanuye ufite ubuzima buzira umuze ku mubiri no mu mutwe. Celui qui est dans la plénitude de sa santé physique et mentale. Iri zina rero yari ahawe ryari risobanuye ko buri wese ku ngoma ye yari agiye kugira ubuzima bwiza bwuzuyemo ubukire, ubutabera bwa rubanda no kubaha igitinyiro cya muntu. Icya kabiri, umurage yakomoye kuri se. Kigeli wa kabiri Nyamuheshera wabyaye Gisanura yari indwanyi cyane, dore ko n'ubutumwa bw'ingoma bwari ukwagura igihugu. Nyamuheshera mu mirwanire ye yasaga neza na Ruganzu Ndori wa kabiri Ndori bitaga Cyambaranama. Mu bamukomotseho yakurikijwe na Kigeli wa kane Rwabugiri. Gisanura rero ajya kwima ingoma yasanze se Nyamuheshera yaraguye u Rwanda ku buryo mu burengerazuba yari yaragaruwe n'ishyamba ry'inzitane, yibwira ko ariho isi irangirira. Mu majyaruguru yagejeje u Rwanda ku kiyaga cya Rwicanzige, aho agarukiye agarura ubukunzi n'ubusozo mu Kinyaga. Hirya ya Kivu afata ibice bya Bishubi, Kamuronsi, Gishari na Tongo muri Masisi, yongeraho Ubuhunde na Buzi. Yafashe kandi ishyamba rya Cyungo ryavuyemo igiti cy'umwungo cyabajwemo ingoma y'Ingabe Karinga. Afata Kigezi, aho yageze mu Busheno ahakura imbuto y'ibishyimbo by'imishingiriro n'ihene nini baje kwita akamenesho. Nyamuheshera kandi niwe wafashe amariba y'inka ya Rwezangoro yifashishwaga mu gushora inka mu mazi ahiye, bigatuma zirinzira rimwe zikabyarira rimwe. Ni iki gihugu rero n'uyu murage Nyamuheshera yari asigiye Mibambwe Gisanura, akaba yaragombaga kurinda ibyagezweho, nubwo nawe yari indwanyi, ariko gahunda yayishyize ahandi hatari mu ntambara, yibanda cyane ku mibereho myiza n'ubutabera. Aha nanone twakibutsa ko Nyamuheshera ari we mwami wenyine wo mu Rwanda wahawe umudende. Icya gatatu, umurage yakomoye kuri nyina. Nyina wa Gisanura yari Nyabuhoro wo mu bwoko bw'Abaha. Byanze bikunze ntiyari yarabuze kumubwira ibyabaye ku bavandimwe ba Gisanura barimo Nyagasheja biciwe mu mukindo wa Makwaza wari ukiri mu Ndara. Yagombaga rero kwitwararika ko yari afite abanzi benshi. Icya kane, politiki y'ububanyi n'amahanga mu gihe cya Gisanura. Ubwami bwa Gisanura bwaranzwe n'ibintu byinshi cyane. Nubwo nta ntambara zikomeye zabayeho, zasaga n'izarangijwe na se Nyamuheshera. U Rwanda rwari rubanye neza n'abaturanyi, kuko Nyamuheshera yari yarabahamuye bakumva ko batatera u Rwanda. Dufashe nk'urugero, Ndorwa yari yaramaze gutsindwa igisaka kirindishijwe indagizo y'u Rwanda. Ku Burundi ho intambara yasaga n'idashoboka kuko bwari bwarasinyanye n'u Rwanda imimaro
cyangwa amasezerano yo kudashotorana pacte de non agression. Kugira ngo rero Gisanura abashe gutegeka, icyo gihugu cyari kimaze kuba kigari mu buryo bugaragara. Yashinzwe imitwe 5 y'ingabo ariyo imitari Javelin Géante, inyanga kurushwa les surpassables, abadacumura les irréprochables, abangogo les habitants de Kingogo, n'abarembo les habitants de Burembo. Izi ngabo rero zamufashije kuburizamo ibitero byashoboraga kugabwa ku Rwanda, nk'icyo Kimenyi wa gatatu Rwahashya yashatse kugaba ku Rwanda agira ngo yisubize ubwanacyambe, ariko birangira biba iby'ubusa, nubwo Rwambari Rwabacya wo mu Basobe yabigendeyemo, kuko yatabaye nk'umucengeri ahasiga ubuzima. Ni nako byagenze ubwo Ntare wa gatatu Kivimira yarenze ku masezerano y'imimaro atera u Rwanda aje kunyaga inka, ariko abashumba baramwirwanyirije asubira i Burundi yimyiza imoso, bitabaye ngombwa ko Gisanura abyinjiramo. Uku rero niko Gisanura yakoresheje iki gihe cy'amahoro n'umutekano usesuye mu kuzamura imibereho myiza y'abaturage muri rusange. Mibambwe Gisanura yatangiye ikiganda mu Bumbogo bwari mu ntara ya Kigali, azize igisebe cy'umufunzo yaje kurwara ku kaguru. Yatabarijwe i Remera ry'Abaforongo mu irimbi ry'abami bitwa ba Mibambwe. Ingoma y'indamutsa ye yitwaga Keza Buranga la Beauté Rayonnante. Aha rero hibazwa impamvu niba koko yari azize urupfu rudasanzwe atabarijwe i Butangamundu, ariko niba yaratabarijwe i Remera y'Abaforongo, nuko abiru bafashe urupfu rwe nk'urusanzwe, bumva ko igisebe yarwaye kitaca igikuba. Gisanura yaranzwe n'ubutabera utasanga ahandi. Nk'uko izina rye ribivuga, Gisanura byarenze kuba ubuzima bwiza, ageza aho kubyubakiraho gahunda yose y'ubwami bwe. Iyi gahunda y'ubwami bwe nuko yumvaga ko ikirima ari ikiri mu nda. Bisa neza n'ihame ry'umuganga Aristote yabumbiye mu cyo yise agere secure esse, mu Kilatini bivuze mu Gifaransa l'agir suit l'être cyangwa on agit comme on est. Ku ngoma ye rero Gisanura yimakaje ubutabera bwunga, ubutabera bw'ubucamanza n'ubutabera mpanabyaha, kandi abikora mu buryo bw'intangarugero, bituma amenyekana ku bintu 3 by'ingenzi, ari byo kugaburira abashonze nourrir les affamés, guteza imbere inzego z'ubucamanza améliorer système judiciaire, no kurushaho gutuma ubutabera mpanabyaha bushingira ku bumuntu humaniser la justice pénale. Kugaburira abashonje. Uretse kuba Gisanura yarahawe iryo zina ngo rimutandukanye na Mutabazi, yanitwaga Rugabisha Birenge souverainement généreux, kuko yatangaga atitangiriye itama, kandi agashyira imbere abakene bo mu gihugu kugira ngo bave ku rwego rumwe bagere ku rundi. Yaharaniye ko abenegihugu bose bazasaranganya ibyiza by'igihugu, akumva ko nta wakicwa n'inzara mu gihe abandi banywa amata bakijuta. Yatangije rero kubyukurukiriza ibwami abana bo mu miryango idafite inka bagakamirwa 3 ku munsi. Abashije guhangana n'imirire mibi yari muri rubanda. Ni umuhango wasabaga ubwitonzi buhambaye, kuko abana bo mu miryango ikennye babaga bagomba kwicwaza ku mirongo bagakamirwa inka zavuye mu batware hirya no hino, kandi Gisanura ubwe niwe wiyoboreraga uwo muhango. Gisanura yigaragaje nka Solomo wo mu Rwanda. Gisanura ntiyagarukiye ku kugaburira abashonje gusa, ahubwo yitaye ku kibazo cy'ubutabera bw'ubucamanza justice judiciaire.
niwe ubwe watangije impinduramatwara mu buryo imanza zacibwagamo, ahindura ibyo guhanganisha ababuranyi, aho urusha undi kuvuga neza yashoboraga gutsinda urubanza mu mahugu, azana uburyo bwo kwitabaza abatangabuhamya badafite aho babogamiye, témoin neutre. Umucamanza rero yashoboraga gushingira ku buhamya abatangabuhamya batanze mu bihe bitandukanye, akabushingiraho aca urubanza rw'intabera. Uburyo bwo guca imanza zitarenganya nibwo bwatanze imvugo igira iti urubanza rwaciriwe Mutakara. Iyi Mutakara ni agasozi kari mu burasirazuba bw'umujyi wa Ruhango, aho Gisanura yari yarahisemo gutura. Urubanza rero rwaciriwe Mutakara ni ku mpamvu y'uko umucamanza yabaga yaruciye mu bwigenge bwe kandi ashingiye ku bimenyetso bifatika, ntihagire uwinubira kurenganywa. Aha rero niho Gisanura ahera agereranywa n'umwami Salomo, kubera urubanza ruvugwa muri Bibiliya, aho Salomo yakemuye ikibazo cy'abagore babiri biyitiraga umwana, maze nyina wa nyawe agahitamo ko bamuha uwo bari bahanganye aho kumusaturamo kabiri, bikarangira ari we umwegukanye kubera ubuhanga bwa Salomo. Igitabo cya mbere cy'Abami umutwe wa 3 kuva ku murongo wa 24 kugera ku murongo wa 28. Kuba rero Gisanura yakitwa Salomo wo mu Rwanda nta kosa rihari. Gutandukanya ikosa n'umunyamakosa. Amateka tubwira abatware babiri bo ku ngoma ya Gisanura aribo Kamegeri na Mikoranya. Umwami Gisanura yabaje igihano cyahabwa uwagomeye igihugu. Kamegeri avuga igihano cyakuye umutima abantu, aricyo cyo gucanira urutare rwamara gutukura bakaboha umunyacyaha bakamushyiraho. Biza kurangira iki gihano gihawe Kamegeri, na n'ubu aho yagiherewe aracyitwa urutare rwa Kamegeri. Mikoranya we yari yifuje ko igihano cyahabwa umugome ari ukumuzirika kumushibuka, amaboko ye aboheye inyuma. Abatuye aho bose baza kureba ukuntu umushibuka ushibukana uwahamijwe ibyaha. Gisanura nanone yasanze iki gihano kirimo ubugome ndengakamere, asanga nta mugome uruta Mikoranya, aba ari we uhabwa icyo gihano. Ubuhanga bwa Salomo wo muri Isiraheli wabashije gukemura ikibazo cy'abagore babiri barwaniraga umwana, n'ubwa Gisanura wabashije gutandukanya ikosa n'umunyamakosa, nibwo bahereyeho bituma kwita Gisanura Salomo wo mu Rwanda atari ugukosa, ugendeye ku bihano byahawe Kamegeri na Mikoranya. Aribo babyifurije abandi bagome, ariko mu maso ya Gisanura akabona nta mugome ubarenze. Ibi nanone byibutsa amagambo y'umuhanuzi Ezekiyeli aho yagize ati babwire ko mbirahiye ubugingo bwanjye, uwo ni Nyagasani uhoraho ubivuze. Ntabwo njya nishimira urupfu rw'umugome, ahubwo nishimira ko yahinduka akazibukira imyifatire ye mibi kugira ngo abone kubaho. Nimuhinduke rero muzibukire iyo nzira mbi yanyu. Ni kuki se mwarinda gupfa muryango wa Isiraheli? Ezekiyeli umutwe wa 33 umurongo wa 11. Mu kwanzura rero twavuga ko aya mateka yose tumaze kuvuga kuri Mibambwe wa kabiri Sekarongoro wa kabiri Gisanura yagiye ahererekanywa mu mvugo z'ibwami n'iza rubanda, ndetse ahamwa n'umusizi Nyakayonga Kamusare wo mu bwoko bw'abasizi bwa Abene Nyamurorwa mu gisigo cye yise Ukwibyara gutera ababyeyi ineza, aho yagize ati Gisanura nawe musenge musagurire muhe urubanza mureke abanze. Nabanze Nyamuganza umwami w'umuganza, rugabisha birenge maboko atanga atagabanya, bwanza buke bwoba buke burega bwa mutima,
yari atuye imbere ya Mwumba Cyubahiro amahanga yamutinyiye ubugabo ubwo akangiye icyanya cyangwa agize icyaha inkoni zimwasa agahanga. Aha rero twakibaza niba urugero rwa Mibambwe Gisanura nta handi warusanga, kuko abasizi bemeje ko asangiye ingeso na sekuruza Ruganzu wa mbere Bwimba wa Musindi warenze akarwa agiye gutabara mu gihe indagu zari zananiwe kwereza umucengeri wagombaga kumena amaraso ye ngo u Rwanda rubone umutsindo. Na Nyirarume nk'urukumbi akihadika amatunguru ngo abone amendezo yo kudatabarira ingoma, nyamara ingoma yaguhaye amata iyo igusabye amaraso utayayima. Na n'uwajya aho ngo yemeze ko ari we wa nyuma, kuko amateka yakomeje kwerekana abandi banyarwanda b'intwari bashatse gutera ikirenge mu cya Gisanura, bamwe bakabigeraho abandi bikanga, ariko muri rusange gushingira ubutegetsi ku Mana y'u Rwanda byagiye bituma haboneka abakurambere b'intwari bitanze batizigama ku mpamvu y'u Rwanda, bamwe bakanarumenera amaraso, ariko ntihabuze n'ab'ibigwari babura kwitangira abandi, ahubwo bakabashyira mu kaga katagira murumuna wako. Turi ku musozo w'ikiganiro cyacu, nge twari kumwe n'Indabaga Constance Mutimukeye. Turakomeza gushimira wowe waduhaye subscribe, ndetse dukomeza kugusaba niba utarabikora kwiduha, igisigaye kuri mwe mwese gukomeza kuduha ibitekerezo byanyu, gusangiza abandi ikiganiro mu gihe mwaba mwagikunze, no gukomeza kudushyigikira. Imana y'u Rwanda ibahe amahoro ndetse n'umugisha wayo. Ibiganiro kuri Ndabaga TV nakagaruka muri iki cyumweru. Ku cyumweru nta kiganiro live kizaho, gahunda yo gusoma ibitabo ntabwo izaba, ariko hazaba ikindi kiganiro ku wa mbere tariki ya 13 Nyakanga. Isaha ishobora kuba saa 11 isaha Kigali, habaye hagize igihinduka nzabamenyesha. Ubwo rero naho ubutaha, murakoze cyane. Ndabaga TV, urubuga rw'amakuru n'ibitekerezo. Gahoro igondugendo. Uburenganzira bw'umuturage. Ndabaga TV, Gahoro nirwo rugendo. Ndabaga TV.